amakuru ahari yandi agaragaza ko Diamond Platinum gutinda kuza kwe mu Rwanda bishingiye ku kirego Mico the Best yatanze muri RIB. Gishingiye kimeze kivuga iki? Jean Paul Ngundi neza, wiriwe neza? Wiriwe? Nguhamagaye ndi mu kiganiro live kabisa. Okay. Ntabwo ari ibintu byinshi nuko nari nshatse kubaza nyir'ubwite numva ntiyitaba, ariko ntekereza ko nawe uri umuntu ujya umenya amakuru ajyanye n'ubutabera cyangwa se yaba yageze mu nzira z'ubutabera. Hari amakuru twamenye cyangwa se twamenye, ntabwo kuvuga ngo nayamenye uyu munsi nuko nayamenye wenda mbere nkaba nicecekeye, uwitwa Mico the Best ashobora kuba yarereze cyangwa se yareze, bivuge neza, yareze uwitwa Diamond Platinum, akaba ariyo mpamvu yatinze kuza i Kigali. Imwe mu mpamvu zo gutinda kuza kwe nayo ikabirimo. We hari ikintu biziho? Yego, ariko se wabanje kwibutsa abafatanyabikorwa bawe icyo kirego aho gishingiye n'imyaka ishize, uko mu by'ukuri uko ubyibuka impamvu yo kumurega aho ikomoka? Uko mbitekereza ni nacyo cyari gikinteye guhamagara Mico ngo mubaze wenda impamvu yo kumurega n'inkomoko y'ikirego kuko atigeze abimbwira. Njye amakuru namenye ko yamureze, ariko ntekereza ntashidikanya ko bikomoka ku gitaramo yagombaga gukorera igikondo ahazwi nka tente ya Expo, akaza kumukoshona ntahagere. Icyo gihe habaye skandali nyinshi cyane kuri uwo munsi, ariko nta cyegeze kindi kivuga. Bari bakoranye Yahudi. Sinakwibagiwe. Hari amakuru yavugaga ko na video bagomba kuyikorana nyine mu kuza mu rugendo rwe rwo kuza mu Rwanda, ariko ibyo byose ntibyabaye. Yes, yaramutwitse, sinze akayabo k'amamiliyoni yari yanamuhaye. Yaramutwitse, abafana bacyura intebe, ndibuka ko yaza ko afite umutima nanjye nari gutwaramo nk'eshatu. Gahoremo nayo. Ndagaruza yawe se? Oya none njye ntabwo nari nishyuye, ariko nabonaga abantu bari gutwara intebe nanjye nari kwitwarira. Ikirego cya Mico gishingiye ku Ni Jalas Official TV. Nizeza ko mumeze neza cyane, mugomeje kubwa neza cyane. Ni zimera z'umwaka twitaki za nyuma, iminsi isigaye baragwa ku ntoki. Niyo mpamvu muri Kigali n'ibitaramo byabaye byinshi, ni ukugira ngo mwakoreye mwasevinze kurya mu mpera z'umwaka muyarye neza. Ariko se murayarya neza koko? Jara wiriwe? Wiriwe neza. Mumeze araribwa bro, araribwa. Iminsi ni mikeya, Imana idushoboze turya ubunani. Ase uretse kujya mu bitaramo ugiye mu nk'akazi, ubundi ujya ufata umwanya ukabateka ndishyuye igitaramo ngiye kwicara nirebere nari mu kazi bisanzwe. Hari igihe njya mbikora rimwe na rimwe, ariko ni abavandimwe urumva biba bigoye. Akenshi usanga ari ibintu biri guhura n'ubundi na field zacu, no kujyayo ahubwo ushobora kujyayo bisanzwe ukabona akazi geze kakazamukana. Urumva hari nk'igihe ujyayo bisanzwe ugasanga uhamagaye fisi wagezeyo ati se ko ndeba ahangaha ibintu na fixing nyaruka tebuka. Nuko meze by'umwariko ikintu mpamvu nyamukuru tumye twicaye ahangaha na byinshi tuguce ku ruhande, ni impamvu yarayitumye Diamond Platinum wari bitezwe mu Rwanda mu gitaramo cyateguwe na East Gold atara yahageze. Havuzwe byinshi mu by'umwariko ko biri mu mitwe y'ababa muri showbiz, ndekeza ko rubanda nyamwinshi bataragira icyo babimenyeho byinshi. That's why tujanga kugira ngo tubive imuzi n'imuzingo. Ubundi gahunda ya Diamond twayimenyeshejwe mbere y'igihe, twari tuyizi kuva mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa 11. Yego, twari tuyizi kazaza. Bene icyo twamenye nyuma yaho n'abahanzi bazifatanya nabo, ariko bo nta nkuru irimo. N'ubundi n'abahanzi tumenyereye bacu biganjemo amazina mato mato, abo ngabo nukomeza. Ariko twatangiye guhera ku gatatu tubona tangiye kubona ko hari ibintu bya biranega bitangiye kuzamo. Ariko mbere ko tubivuga bya biranega, ubundi company igiye gutegura East Gold ni company ifite ISV. Tako igiye gutegura igitabo cya Diamond kwa East Gold ni company neza kukurusha ndabizi CV yabo kuko wagiye gukurikirana ku bitaramo bagiye bakora. Gusa ngiye ku makuru make mfite East Gold niyo yazanye The Ben cyagihe, niyo yazanye Ruga, niwe hari yindi show ndumva nta yindi nini. Yes, ndumva ni naho ngaho nabamenyeye ngewe. Nzi ko bakorana n'abantu bo muri football, barimo matici cyane bari mu matici, sinzi ushobora harimo n'abandi, ariko
harimo abantu benshi menya na Kenzman ayibamo harimo na ba Shafi ntuzabure ntayibamo inde hari umutipe ukorana wari boss wa Kenzman kera witwa Cedric sinzi bashobora ko Kenzman barimo kura zarebe ko ibitaramo hafi byose bategura rwa ruganda rwateyemo inkunga yes shobora ko ari irimo abo we na Jedeo Jedeo we nyine urumva warazwi ko ni nawe wari uri muri zino diro mbere yuko wenda wamugana uvuga ati tujye kuri izo birantega tubwira abanyarwanda ko Diamond yageze i Kigali mu cyera mu gicuku cya turuturu umunyamakuru wamubonye ni Mbarwa niyo mutigeze mubona n'uwamubonye bahuye gutyo bisanga atanamwiteguye na kamera afite nyine bahuye gutyo Diamond yageze i Kigali nyuma yuko byari byitezwe ko agomba kugera i Kigali ngira ngo byavuzwe guhera kwa gatatu kwa gatatu nabwo yagomba kuba yaje cyangwa kwa kane nyine mu masaha ya kare saa 11 agomba ko aribwo yaje atagize ni mu gusa mbere na mbere ndakoya tuba dusone East Gold iyi ni company yatangiye by'uko twavuga mu buryo bwere no mwaka yari mu mishinga ariko itagira no mwaka ni company kugira manzi kanga abantu cyangwa se nyine manze igaragaza ko ufite igitinyiro mu mwe mu mishinga yo nyamikuru bateguye debe ni umwe muhanzi wenda nyine wagombaga kuza sibyo ariko uno mwaka niba byagomba gusiga ko uyu mwanya wajemo Diamond agombye ko arajemo Wizkid agomba ko arajemo Wizkid ariko cyabayeho we Wizkid yabaciye amafaranga adacikika cyangwa adacibwa abantu muri kano karere yabaciye miliyoni y'idolari ubwo ni miliyari y'amanyarwanda Wizkid ati murama M y'idolari USD cyane babirebye aravuga ati none se ko nari numvise ko aba bantu bigeze kunuganuka ibyo kuzana Chris Brown kunuruga ndemeza nyine ubwo niba Wizkid yabaciye oya Chris Brown yarahindutse kure izo ngizo Chris Brown byarashobokaga cyane ko na sensa zifata yase munsi yazo byarashobokaga cyane gusa ikibazo cya Chris Brown ntago bumvaga ko bahita bavuga ati bateye bapasa bavuga ati twe duhere ku ruhande twe tugurisha Deben twereke Wizkid audience iri mu Rwanda n'abafana kuntu baba bameze nyine bituma hashoye amafaranga menshi ari nayo mpamvu igitaramo cya Deben bivuga ko ari umuntu wabidinze ajya kuri miliyoni 20 kugira ngo igitaramo ni kibi umwe kandi mu bantu b'inshuti za hafi cyane na Deben ayashyiramo igitaramo ni kibi ngira ngo tugeze kubivugaho turavuga tuti Deben yararwanyijwe kuko igitaramo byageze ku isaha y'isa 10 z'umugoroba n'igice bitaremezwa neza ko kiri buze kuba urumva ndetse icyo gimanzi banavuga sinzi ujye ukenga bati ngo arena n'amatara ngo nago bakaguze n'umuriro niba nakaguze n'umuriro ariko no gutebya ibyo ngibyo gusa byarabaye ibyo bintu ariko nanone bikagonganira nyine na ya mitegurire ya East Gold urabyuka ko iyo concert rero yabaye musaga ya Kenisol yo bwenge ngo kutishyurwa urumva bituma imba nge na Jalas na Fizi dufite company turimo turakora twese turi abantu nyine turi aba officials bayo hejuru bituma buri wese ashobora kuba yakwa approaching ibyiwe bigatuma n'umuhanzi mwavuganye yumva rese ashobora kugendera kuri diru yanjye kuko bose bikoraga ngo company itere imbere ari ugasanga rimwe na rimwe uko kuba nyine bose nta muntu uva ngo uyu niyo nyine munini cyane buri wese afite hari effort cyane bigatuma noneho buri wese ashobora kuba yakina diru ku bahanzi by'umwaka w'ejo abahanzi ba hafi aha mu Rwanda niyo byatije gutuma rabamo kugongana bituma noneho n'abantu bwa babona ko batari serious mu gutangira kwabo haje ko imbaraga zikomeye za Deben kugira ngo cya gitaramo cy'ubundi ubyabo kuri East Gold basa nk'abacitse intege ariko Deben wari ufite icyo cya gitaramo kivuze kuri kariyeri ye uyashyize imbaraga zishoboka nk'umugabo kirabo binavuga ko ari nabo bifashishijwe bato muri East Gold kugira ngo gikunde kibe n'ubundi nizo miliyoni 20 zishye niko ko deal zimeze Chris Brown nawe yari buze muri iyo teme kuvuga ngo tuzanye Deben wo mu Rwanda by successful tugiye kugereka Wizkid abe successful nyuma yaho tuzana Chris Brown nawe abone ko turi banini cyane cyane kurumva ni na company yagomba kuza ikidistenga ikajya kuri standard ya kuko izindi ziri aho ngaho zirimo hasa ni ikora ama event urumva rero biragoye kuza mu mwaka umwe ugatujya kuri standard y'umuntu nkuriya umaze icyo gihe cyose gusa icyo kintu uvuze kijyanye no kuba ari benshi ari timu y'abantu benshi nekereza ko ari cyo gishobora no kuza kuba cyarateje akagahano kabayeho mu ka Diamond turaza kuba tubigarukaho numvise amakuru ni menshi harari kuvugwa haratavugwa ariko byose turabivuga akantu ko kuba urumva hari icyavuzwe abantu bati Diamond yishyuwe miliyoni 10 izi 10 ariko zitondera mbere na mbere undi kabaye Jalas yo twirusha ibintu kuko dufite umwanya mutoya
kuko buryo ikintu kiba kinini kiranarambirana yego duhere ku bundi Diamond ikimara kumenya kazaza nta mu maka zihari abahanzi twaramenye na maka duhere ku wa gatatu tubona fiche ya mbere bivuga ko byabaye tubona cancelled fiche ya mbere rero bavuga ko byabaye cancelled nibwo Gedewo yaramaze umunsi muri Tanzania yari yagiye kuwa kabiri urumva mu byo gukansoringa show nta statement yabaye ivuga impamvu show yabaye cancelled akoze yari yapanzwe uzukunira deal yari imeze yes deal yavugaga ko Diamond ari bujye muri ako kabari urumva bese ari nka after party like that oya nabyita nyine kuza guciringa ni nka ciri ariko idafite aho ihuriye n'igitaramo nta nubwo yari afite ko aririmba yego ni presence byise after party ko ni ukuhagera ni presence ariko akabari buhaze nk'akabari gasanzwe gakora urumva au contraire ni akabari bagiye gukora reopen donc kabayeho gafite irindi zina ariko umuntu wenda araza ashoramo imari agaha n'izina ashaka gukora launch y'akabari yari yishyuwa ngahe urumva aho niwe yishyuye miliyoni 10 ariko miliyoni 10 niyo mpamvu ndi kugira ngo tubanze tukararifiye ntabwo aka kabari ariko kadirinze na Diamond direct oya ko Diamond ntabwo yifite uburenganzira bwe ko yafite bamuzanye yes nta nubwo ari management ya Diamond yadirinze izi 10 ahubwo ngiye cyo ndi kureberamo ariko cyo kintu twatangiye tuvuga ngo abantu benshi muri team kuko urabona ibintu bya Bubu ikintu kimwe mu bintu bigira serie Bubu ni umenye ibintu bye uzabicunge naba komisionera nibyo nkubwira bizakugora kubona Bubu yagiye kuzana umuhanzi mu gihugu atuyemo ariko urabona babagiyeyo gano bahanzi bose bimininga ko hari ibyari bitararangira uri kuri deal imeze hari umutipe urumva wetse atubanze ngo gato ngufasha aho ngaho y'u komisionera undi ari umutipe arimo arafasha umuhanzi two Kenisoro urumva by'umwihariko ubundi inde muri misi nyuma ni ubuse mufasha ubu ngubu muri kino gihe ubundi akenshi no kunze kuzana n'amatipe bategura ibitaramo mu Rwanda abahanzi bo hanze ubundi imba bamwitane niba gize nagiye ariko baramuzi ubundi ni usigaza n'abo bahanzi bo hanze ariko tukomeze nyine so rero kuri icyo kintu cy'aba bagabo aba bagabo bashobora kuba barakoze za deal zo kugenda ukadiringa umuhanzi udafite yuzuye bakagenda wenda Diamond akabwira ati murama 120 niko deal ivuga by'idolari wenda bakagenda bafite wenda 80 ntago mbizi cyangwa se wenda banayafite yose ariko wenda bakavuga bati ni ibihe bikorwa twakora tukagirayo tugaruza before mbere kwitaramo kiba harimo meet and greet yagomba kubera ku Gisozi hari niyo event yagomba kuba twibutse neza ko ni 130 yagomba kuba hari gusa yes yagomba kuba 30 yonyine gusa yonyine ari byo ndi kubwira ni aba event organizers bashobora kuba badirinze ko ariko wenda ntibanayibwire Diamond ahubwo noneho bo bagashaka kuyensera muri package y'ibyo ari butange bakavuga ati n'undi waje kontra yacu noneho Diamond ahubwo we akavuga ati ngewe concert yangira kwa gatanu nzahaguruka iwacu kwijuma we yarabyemeye we yari yabyemeye byose ngo yari yabyemeye izo diri zose yazemeye na meet and greet cyaje ko ndi kimwe nuko atangiye ko navuga ati diru ya mbere mwampanze mbere ko zogaragaramo already mwamuzi kara amanyanga butangiye kwemera already hajemo amanyanga mubibona ariyo yingo basora fake kuza gusanga nabantu mwibaje kumbi nukuronshira akabari ariyo yisi ba fake news ubwo bishoboka ko Diamond rero wavuze ati nubundi bucuruzi bagiye kumukoreramo cancelling iki kintu wenda sinzi bishobora n'izindi gona muri gupanga zose shukwa ziri mu amanyanga urumva yagomba kujya mu nzove kuri rwa Ruganda akanareba reyo sibyo yagombaga kujya hano abanyamakuru bageze ejo abanyamakuru bagezeyo kujya muri press conference ibi byose yageze hano mu rukerera rwose ndabiza abanyamakuru benshi bari batashye urumva abanyamakuru bari biriweyo bagiyeyo saa 11 bavaye mu masaa 6 nawe ntabwo waba wagiye hano saa 11 z'umugoroba ngo bigere saa 6 z'ijoro ugihagaze nta na information yari ihari umuntu umwe yarazaga akavuga ngo indege ngo banze kigwa kuko ari private ngo banze kigwa ku kibuga undi nawe akaza akavuga ngo Diamond yanze kuza undi nawe akaza akavuga ati byapfuye ubwo umunyamakuru nawe kuko badafite ahantu akura information iri direct yizeye aba confused nyine akagenda ariko kandi amakuru ahari yandi agaragaza ko Diamond Platinum gutinda kuza kwe mu Rwanda bishingiye ku kirego Mico the Best yatanze muri RIB gishingiye kimeze kivuga iki ntabwo ibibazo bagiranye ndabizi nyine byabishingiye kuri yandirimbo gusa nakwibagiwe urumva ni indirimbo cyane concert
harimo na Bavuye concert indirimbo y'abavuye concert. ya concert y'Igikondo Ntabwo yagomba yari yamwishyuye. Yaraje. asundi hamwe imico Mico se. Mico katumubaza. Kumve. muhamagara ubundi tutamubeshyera kandi nzi kamwe mu bagabo bitaba telefone rwose tuyigwana kwitaba telefone. Tutamugarukaho afite management tukanamwicira n'izina turi kumubeshyera wenda Tukavuga ko ari we ntandaro. Oya ayo makuru aravugwa. kuko sofa aba muri Kikas Aritabase. tugerageze turebe Mico the best iriho. Ngira ngo uri kuyumva. Mico the best. Erega Mico ashobora gusanga bizi kuko ibi bintu yabikoze mu ibanga. Urumva by'ikirego. Akaba we navuga ati Jalas ubwo ari ku munsi wa Diamond niba yagiye kumbaza. Nose ari indirimbo yasohoye. Erega abahanzi bavugisha itangazamakuru bayisohoye. nanone Ntabyo uzi se? ndafite indirimbo nacyo mwavugana Reka. Ikintu gihari cyo nayifasha ntayafasha. Ariko reka nkwereke. hamagara Jean Paul nago Jean Paul konzi iyo byaje ibintu byo kuregana Reka mvuge tubaze Jean Paul ko ari we mu rurimi umenya amakuru byo mu nkiko yaje yinjiyemo ibintu byo kuregana. ngo ni mu kibuga cye reka ajya avuga ubundi mu kibuga cye byo Ni mu kibuga. twaganaga imyidagaduro ko no yaje mu nkiko mubaze atumubaze nawe. Jean Paul ngundi neza wiriwe neza. Niriwe. Nguhamagaye ndi mu kiganiro live kabisa. Okay. Ntabwo ari ibintu byinshi nuko nari nshatse kubaza nyir'ubwite numva ntiyitaba. Ariko ntekereza ko nawe uri umuntu ujya umenya amakuru ajyanye n'ubutabera cyangwa se yaba yageze mu nzira z'ubutabera. Hari amakuru twamenye cyangwa se twamenye ntabwo kuvuga ngo nayamenye uyu munsi nuko nayamenye wenda mbere nkaba nicecekeye. Uwitwa Mico the best ashobora kuba yarereze cyangwa se yareze bivuge neza yareze uwitwa Diamond Platinum akaba ariyo mpamvu yatinze kuza i Kigali. Imwe mu mpamvu zo gutinda kuza kwe nayo ikabirimo. We hari ikintu biziho? Yego ariko se wabanje kwibutsa abafatanyabikorwa bawe icyo kirego aho gishingiye n'imyaka ishize uko mu by'ukuri uko ubyibuka impamvu yo kumurega aho ikomoka. Uko mbitekereza ni nacyo cyari gikinteye guhamagara Mico ngo mubaze wenda impamvu yo kumurega n'inkomoko y'ikirego kuko atigeze abimbwira. Nyayo makuru namenye ko yamureze ariko ntekereza ntashidikanya ko bikomoka ku gitaramo yagombaga gukorera Igikondo ahazwi nka tente ya Expo akaza kumukoshona ntahagere. Icyo gihe habaye skandali nyinshi cyane kuri uwo munsi ariko nta cyigeze kindi kivuga. Bari bakoranye Yahudi. Sinakwibagiwe. Hari amakuru yavugaga ko na video bagomba kuyikorana nyine mu kuza mu rugendo rwe rwo kuza mu Rwanda ariko ibyo byose ntibyabaye. Yes, yaramutwitse sinze akayabo k'amamiliyoni yari yanamuhaye. Yaramutwitse abafana bacyura intebe ndibuka ko yaza ko afite umutima nanjye nari gutwaramo nk'eshatu. Gahoremo nayo. Ngagaruza yawe se? Oya none nge ntabwo nari nishyuye ariko nabonaga abantu bari gutwara intebe nanjye nari kwitwarira. Ikirego cya Mico gishingiye ku buhemu. Niba bitari yarimutse mu mahoro bw'amafaranga abereyemo Mico nicyo kibazo Diamond yagize. Rero ikirego cyo byatangiye guhurizwa ko yatanze ikirego muri RIB aho nawe yari yigize tuse aho yasabaga inzego zibifitiye ububasha ko yazashakira. Yavuze ngo ni tuse wa undi wa Melody. Tuse Melody. Aho yasabaga ko yacakirirwa ku kibuga akaba amaze kumuha akayabo harimo n'inyungu. N'indishyi ntabwo ari inyungu. Indishara nyuma yo kukwigisha ku mashu usigara ndusha kurasa mu mategeko. Noneho sinzi ahantu tugombaga biherereye ariko nta kibazo. Herereye muri cya gihugu. Okay. Rero uyu musore Mico ukuri nuko yahemukiwe. Nubwo ari kwanga kwitaba kugira ngo atiteranya ariko yatanze ikirego. Yego. Niba ataragitanze azaze kuri Jalas Official TV yavuga ko twamuhimbiye nta kibazo ariko icyo gihe navuga ko twamuhimbiye azatwereka
uburyo yishyuwe na Diamond. None ko amakuru agaragaza ko mu rukerera Diamond Platinum yari ahasesekaye, hari icyo wamenya wenda kuba yaba yarishyuwe uwo mico, cyangwa wenda turaza kumva wabona Diamond tumusanze muri cya gisata cyawe? Tondo nibwo yasesekaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. uyu mugabo mu by'ukuri niwe yari avuye Dar es Salaam, nta ndege dufite iva Tanzania igera i Kanombe ivuye Tanzania muri urwo rukerera. Kubera iki? Kubera ko Tanzania to Kigali iyo yaciye Arusha ni amasaha 2 cyangwa 3, kuko kuva Arusha ni isaha imwe no kuva Dar es Salaam ujya Arusha ni iyindi, urumva ko ari amasaha 2. Rero nta ndege nzi yava Tanzania saa 8 y'ijoro ngo igere i Kigali mu Rwanda saa 10. So bigaragaza ko yaje muye, yagombaga kuza ejo saa 9 z'umugoroba avuye Tanzania. Yewe nagize amahirwe wenda ni igihugu aturukamo nanjye nkunda kujyamo, dore ukuntu indege ikora. Ihaguruka mu Rwanda saa 7 ikagera Dar es Salaam saa 12, no mu masaha 11, urumva, ikagera Dar es Salaam mu masaha 10 n'igice, ikava Dar es Salaam ikikoza Arusha, umugenzi wa nyuma yisohokamo saa 12, iva Arusha ikaze Kigali. Ni indege imwe izenguruka, ikora umuzenguruko wangu, ikora ituri. Utigoye amakuru agaragaza ko yaje muye bwite, arishoboye ahitamo kuza saa 10. Akindi yakwipaga Jalas n'ibindi binyamakuru, kubera yuko nawe nk'umusitari yarabize ko mu Rwanda bamutegereje ayo masaha ya saa 9. Babanje kuvuga ngo araza mu gitondo, gataraza saa 11. Bari babahungu bari batema amata ko abemewe bari nka 2%, ariko byibura bari bahari. N'ibipuraka biba bihari ndabizi iyo haje umuhanzi nk'uriya. Noneho bataha birinyeje imoso baskwase bamubuze. Yego, ikinyamakuru igihe cyavuze ngo hajemo agatotsi, ariko nta kandi gatotsi. Nuko batamenye ko Mico nawe yari aryamiye amajanja umwana w'Utare, avuga ati umuhungu w'Ikigoma arasubirayo Nyabonye. kandi nta muhungu w'Ikigoma uruka inkoko, nta nkoko iruka. None se icyabaye ku bufatanye na cya kinyobwa kitamamaza hano, umenya begereye Mico bakamutamiza, bavuga bati reka konseri irangire wowe humura, bakamutambikamo akantu, ariko kuko nawe yatanze ikirego icyakabaye n'iki, nashaka aze mu bwato, kuko na ambasaderi Karega yageze mu Rwanda yabanje guca iyo ubwato ya Brazzaville. Icyakabaye nuko yakwambuka yamanuka indege, yaba ari abandi, pasiporo akayisiga i Kanombe, ubwo bayisize muri immigration, yakemura ibibazo byo kongera akayihabwa. Oya, ubwo ngubwo niba habaye ubwo bwumvikane, ushobora kuba ariyo mpamvu ubwo yahisemo no guhitaza, wenda bishobora kuba byakemutse bwije ahubwo cyane. Rero ibintu bya Diamond, abantu bashinzwe gutegura iyo event cyane b'Abanyarwanda no muri Tanzania, ejo bari bakwiye gushyira umucyo ku kibazo cye cyane cyatumye ataza, abantu bakabimenya bakiri kare, kuko nka Wizkid aherutse kujya muri Ghana, baherutse kumutumira, bararirimbye koko barishyushya, bageza saa 11 barataha. Batahanye intebe, abantu bo muri West Africa n'abasazi bari no kurwana, urumva. Noneho nicyo Diamond bamutumiye, reka dukurikira umuziki nubwo tubamo, dukurikira showbiz y'u Rwanda nubwo mva mu mategeko ntacyo ntazi. Abamutumiye bakagombye kuba bakoze tweet, nubwo Melody yagize ibibazo i Burundi, ariko wabonaga bandika tweet yagwarira nk'uruhinja avuga ati ibintu twaboneye aha, urumva, akata ku mavuta na DJ Muriyane, bavuga bati turabashyushya turabahashoza. Nibura hari icyizere cy'uko umuhungu wabo, umuhungu w'Abanyarwanda aririmba. Rero sinzi niba ukoresha social media, abantu bamutumiye barumize cyangwa ntibarumize, yego cyangwa baruciye bararumira. Ibyo ni ibintu by'Ubunyarwanda, ntabwo ari urukiko, nta muhezo uza kuba,
konseri ni show babwira abantu uko ikibazo kimeze baracyafite amahirwe none se barafata konseri yigira umuhezo oya urumva ni ngombwa ko basobanurira abantu kubera ko nk'abishyuye wenda ubuse ntiharabiro bishyuye n'ibugoroba kujya muri online hasigaye hose hari haruzuye hari hasigaye ya myanya yacu oya ahubwo uretse n'ibyo hano ku Gisozi hari ahantu hagombaga kubera meet and greet muri romantique ntabwo Diamond ari umuhanzi mutoya wo kuza kujya mu bubari no za romantique ni bakera impara kuko nta cyabuze impara ucuranga akaba ariyo mpamvu se na kakabari kandi kari kavuze ibyo kuronshinga yahise agakatira kariya ni Shadibu Shadibu nabanza mutuza namugeza mu Busanza nabitekerezaho neza ubwo azareba ukuntu ajya muri after party ariko se Shadibu yaramutuje se injuga se zirakora none se iriya diru yari ya Shadibu iriya diru yari ya Shadibu ntabwo uzi se ko Diamond yigeze kumutuza akaragahita avuga ati kuva nabaho mbonye mushiki wanjye yari yamutuje muri cya gihugu ibindi byose turabizi uko yari isomo tutamenye neza none se Shadibu barabihakana umusaza wo muri cya gihugu shampoo nawe rwose nawe ushyiramo ibindi byinshi none se niba mbyibuka neza nk'umuntu umenyereye ibintu by'amategeko umuhanzi munini nka Diamond ntabwo yari akwiye guhemukira Mico the Best nk'umuhanzi muto ndibuka ko Diamond icyo gihe yari afite indirimbo yarahuriyemo n'abasore b'Abatanzaniya yari hit icyo gihe yitwaga Kigoma Kigoma reka dutigite ari nayo bacurangaga cyane bazi ko ari buze dutahira Kigoma Diamond turamubona muratigita gutigita gusa utwara intebe z'abandi okay ntacyo isomo wahame cyangwa se okay reka nkubaze mbere y'isomo inama wagira Mico the Best inama waha Mico the Best nk'umuntu umenyereye kese z'amategeko no inama ya mbere yakwigira nka tuse agahagarara akarwana umuhenerezo nta mahirwe agize ariko nawe agiye gutinyuka nyuma yo kubona Bruce Melody bamugarakiye Bujumbura bamugaritse aravuze ati bino bizimenya bishoboka ntabwo ari inama kuri Bruce Melody gusa kuri Mico abahanzi benshi ku bintu bijyanye nako kuri Mico abahanzi benshi ku bintu bijyanye na za korabo bakunda guhemukirana cyane kuko bakora amazina akaba mutambitsemo nka miliyoni 2 akazajya ahora amutera ijuga habeho ibintu biri profession byanditse bizemo abanyamategeko ku buryo niba Diamond ari Mico ari i Kigali umunyamategeko agenda atanga ikirego mu nkiko za Tanzania kuko Tanzania ni igihugu kiri muri East Africa u Rwanda ruri muri East Africa abacamanza b'Abatanzania biroroshye gutanga n'ikirego cyane kwihuta bagira ibintu by'amategeko oya nibyo Jean Paul ndagushimiye ariko icyo namenye gikomeye nuko ageze mu Rwanda saa 10 za gitondo arabizi ko babahungu ba Fisi ntibaba bari Kanombe kuko Fisi ntiyava mu cyaha hafi mbaze no yagenda gute ariko se Fisi kuri telefone uramuvuga oya none se mbwira umuntu wakwitezera kujya ku kibuga kureba umuhanzi Diamond saa 10 ngo arashaka views mubwire reka mureke yego cyakora hasade yabikora sawa amaze kwiyuza sawa Imana kurinda uri Jean Paul ariko ko nawe ntabwo turi muri iyi nyimwe byumvikana turi amakuru asa nk'uyafiteho ntabwo urumva Mico kuko atavuze na RIB ntabwo irabi ntiyabikarifiye kuko akenshi RIB yabivuga yanamwakiriye yego yabufashe kabati wenda tumutaye muri yombi kwereye impamvu ni statement batanga ntabwo RIB yajya kuvuga ngo dufite ikirego ibirego ni byinshi bifite kuko ibanza kabyigo nibiregerego so rero ubwo niba koko iki kirego cyabaye inzitizi akuriraho n'izo diro zose ziba zagiye zigenda nabi umva Diamond yagombaga gukoshona bamwe ariko amahire ari i Kigali show iraribwa abantu murya show
ntimubure murareme. So tuve kuri iki kintu mbere gato tukiva ko nabanza ribaze izi saga kuri East Gold zabanje mbere twavuze ibyo byari kwa badebeni bya Kenisoro kutishyurwa byabayeho gukansoringa utuntu twato natoya byose nundi East Gold ifite mu ruhare kuko niyo yazanye umuhanzi nayo ufite management ye ijya ari mu kintu kino gihugu. So birasiga ihe surura noneho kuri iyo company ubundi by'umwariko itegura ibitaramo. Urumva birabasigira akazi kenshi nta kindi no kwitegura bakajya wenda bakora muri rubanda nkeya ariko bakazikora neza muri rubanda ubwo muri rubanda nta rirarenga ariko wenda ubu ngubu hari abo bamaze kugongana kameme kuba ari umuntu yekeza ko bavuze ko watinya kugwitiye avuga ngo ndayigura maze kumenya ko yayitangiye agezemo ko shoro kutazamo uretse nibyo hari n'umuntu wenda wari waguze ya meet and greet si yari yaramatike se adafite gahunda kujya mu gitaramo bitewe na gahunda z'akazi ke kandi ashaka kujya guhura nawe wenda mufate ifoto cyangwa mubwira aka kantu nikomeze yumwe ku bashiki bacu ko mufatira neza mbasha hariya byoroshye no kuri stage utamubona uburyo sa yahita akonfirima saka oya nibura akavuga ati uyu ni sawa shaka utamukubita yazahite nk'u perfume ubuhenza atavuga ati agatungaho yanuze agahita yumva ati aha ya minwa ye agatake mose abo ni bari ko tari muri frame ukubitira mu cyico kabisa ngewe reka nkubwire aba East Gold ntabwo rirarenga nta gihe cyo kubatera amabuye ushobora gusanga ari challenge bahuye ya mbere ya kabiri wabona na bubu yarazigize ariko kazimenya kuzikavaringa ntituzimenye wabona na kina zifesinga kandi koko ntibibura ni ugutegura nyine n'uri gutegura ukwe bwe bwite ahuramo n'ibizazane so rero nta byinshi nge navugaho amugani ubwo niba mico yababereye tuse ubwo nyine yababereye tuse aragiye Rugeragiye fisi ababuri wirengero anyway ikintu cya mbere twabanze kugarukaho cya mbere none igihe cyose mfite impungenge ibi byabaye nibyo ejo twabivuze no kukigana twakoze kuri radio tuvuga ko byaga bikunda mutaza gutungurwa mubonye hari bibaye bitabaye abadukurikiye kuri radio kuri flash twabivuze bi ku munsi nyirizina twabwira twababwiraga ko 80 bishobora kutaza kuba ni kwijana batatungurwa bagize ibikanso byose bari bubiburi byabaye kandi twabivuze byabaye ikintu cyatumaga tuvuga 80% twavuga ko ashobora kuza atinza akajya muri meet and greet nayo ntiyayigiyemo akarasisi kagombaga gukorwa nikabayeho kujya mu nzove ntibyabaye nta kimwe cyabaye press conference ntayabayeho so rero igitaramo cyo reka tugeze turebe ko ntiturabye neza bya mico nubwo ageze mu gihugu situzi uri yagezemo ntabwo tuzi ko uko yagenze ntabwo tuzi kuko niba banegosi tuzi naho hari amasaha kuko na press conference irabaho kandi na statement y'abamutumiye dufite ubu ngubu gusa ikintu kinari ni kimwe igitaramo ngiye kintu ushobora kuza kwitega muri kimwe sinjwa gutungurwa ndamutse mbonye na performance yagenze ko yagombye kugenda anyway akajya abahanzi bataboneka cyangwa akajya ndi biyongera tutari tuzi nibyo ushobora kuza kuboya ntabwo navujya kuba nibyabatungwa na element unye kagaragaramo nabandi gutyo ushobora kubagagaramo cyangwa se akajya nabagari kuri list twabonye nayago batagaragara yago nawe ni ibyo byose nyine bishobora kuza kubaho so ubwo muri byinyo byose mu byitege nka special bishobora kuza kubaho kimwe nuko Diamond n'iminota yategeka batamworoheye yago wawe aya bamureke ariko uriya cyari kigaragaza ko aba umustar ubundi abantu batangiye gufata umwanya bakakuvuga kakaba kabaye ubwo gishima Imana uvuga ati wa mugambi Imana so ejo burya kuko burya ariko wa mugani mu bakuvuga mu success na comment nakora kuri ibyo bintu muri rusange ntabwo ndi gukora comment ku ndirimbo ze kuko sinjye uzandika sinanjye uziririmba sinjye uzikora ibyo nibye ariko gutyo kuza bakamukasa nagiye mbona bashimira ariko ntabwo bavuga ngo umuntu agushimira ko ari kumukasa ibyo byose abanyine babuze cyarenza urizo mu byo kaswa nari mu Rwanda na Amaroni we mu mukasa bose b'indirimbo ze Asamaro yeko ya EP yose bafi zose bazisibye Amaroni nayo yaragowe ariko nk'abo bakasa yago ni iki ngiye cyo navuga yempamya ko yago ibyo yisashora amafaranga ye ntawe yasaba agakora mu nyungu ze waye n'umuziki yakorerega niyo babwiye kari wa rubanda ni umuziki be nambere uri ugiye kumera ko ugenera abantu ikintu manzo kakigenera stories zose ziri mu ndimi basohoka ni stories ze bwite ku buzima bwe bwite n'ubundi yabyenjoye waye na stories z'ubuzima bw'ubundi gusohora nawe okay ibyo rero ibyo ikintu kindi kwagati umuntu twa yago umuntu twa Philipita mubareke babareke kabisa mubareke bari bakora ibintu na Paxson abo ndebo simbizi ariko mvuze ngiye abanyamakuru babasani nibo ubonye sogo na ndi ndundi sigi harundi sudis na sudi sudi nayo ni umusari na Mike karamba Mike nawe ntabwo uzizasasira zinabariza kamikazi n'abagutamani tamani nawe yajyaga nyurura akavuga ibisigo
aduzuzanya amakuru y'abahanzi bose aho baherereye ari hari iwacu nawe tugerayo ra indese ufata ku mavuta yaragiye yaragiye inde ndewe ni kuri flash Araumennye hari umuhanzi se wundi uhari bazambona bihorere umwuzukuru arajya harimba ntago mbizi we umuzi azumva indirimbo njyewe uretse wenda ko genza arimba gospel anumvisha uririmba nka Fisira afisa arimba nabi no sinjye ni ngawe nyine ni nk'ibyo ariko se ntabwo nabyaye ngombwa ko bivuga wowe bagomba guhita wibwira ukuri we njye ndirimba neza ese wumvishe ko katari indirimba nyina kumvishije Fisira ntabwo uziko ari manager wa Servizo uziko uriya muvandimwe watuvuyemo twari dufite projet y'indirimbo arimo aranyandikira indese kinyoni arimo aranyandikira indirimbo man oh sorry bana urumva anyway ko tukira aho ngaho ni twavuga kindi by'ibitaramo tunabivemo ni byinshi byaza ko mariko wenda twaduce no kutundi turi ku ruhande nibikuraho ko tutavuga icya isigoro twibagirwa bizaba nejo na murinda habi cyangwa ko na Vesi na Doka afite kumurika album yabo nahawe ijambo wagize mahirwe kwitabira press conference yabo nabonye yaravuzwemo byinshi cyane harimo guhangana hagati y'abanyamakuru na Irene ku giti cye atari bari abahanzi be ibintu bigaragaza ko ari ibyabo biri personal cyangwa se imibanire y'itangazamakuru nawe utari yaba abana babanye neza n'itangazamakuru nta kibazo ase byo mbere gato twari ku ishuri rusange y'igitaramo cyabari abana cyo ibyo bintu bwabyo ntibyashoboka ntabwo bari abana babana n'itangazamakuru neza Irene abanye nabi n'itangazamakuru kuko bari abana bari anda Irene ni ukuvuga ngo ibintu bipfiriye kuri Irene byafekita bari abana so rero ahubwo ngewe ko nabibonye ntabwo nakita umubano ahubwo nukwiyumva se ndanagisubiriza ku kintu numvise ni comment yagiye numva abantu bakambwira ati se ati wowe washimagizaga Irene ati wari uri kumufera ibintu nk'ibyo ngo n'uburyarya urumva ngo n'uburyarya ndabibyurira kuri icyo kintu ntabwo press conference urumva ukuvuga ngo ngiye icyo mbibonamo ndabonamo ibintu bibiri sibyo ndabonamo icya mbere kijyanye no kuba wenda itangazamakuru naryo rifite ukuntu ryishyizemo ko rigomba kwemeza abantu bivuge gutyo uvuga ngo umuntu wabatumiye baje kumusapotinga nibyo ariko mu kumusapotinga umukasa nanone ni hatari sibyo nuvuga ngo ni mpamvu nahereye kuri icyo kintu nkavuga ngo njye narashimiye abantu babigira ngo bagira ngo ni ibindi bindi ariko umuntu arabura iminsi 3 ngo akore show ako kanya bakeneye iki akeneye nyine kugira ngo muri focus nyine tu akeneye encouragement yo kumubwira nyine according ibigezweho nyine akeneye wenda umubwira uti ndabona habura iki mu kigire gutya ariko abanyamakuru bose bagiye kuri Saga bagiye kuya niyo Bosco bameze ngo twe twarakubuze bese barafatiranye utekereza ko uwo muntu we igihe kitari buze kugera kamere kazamuka si umuntu se aragera none watangira asubiza ibintu birimo na agression sibyo nawe bakase nkuko nawe bamutangiye ikindi cya kabiri turi abanyamakuru 100 muri sare umuntu yaje mu maranye isaha n'igice nta n'umuntu uri kumubwira ati keep it up nta n'umuntu uri kumubwira uti uri umunyamakuru byibuze wagize initiative nziza yo gufasha n'abahanzi n'undi abigize byaba byiza urumva tukabona abahanzi benshi wenda n'impano zivuye ku banyamakuru nubwo ntawe uhamya ko abantu bahuje talent ntabwo mvuze ngo abanyamakuru bose bazazana abahanzi ariko ko sinabeshi babikoze byose ntabwo ari umwihariko ntabwo akwiye kuwushimirwa akavuga ati warakoze ngewe personal nashimiye Irene nk'umuntu twabanye Irene twabanye mu butayu arabubuza ubwo twabanyemo bitandukanye n'icyo undi muntu yatekereza ngewe naravuze nti wateye intambwe ikindi nashimiye concept y'ibyo y'igitaramo cyabo ndavuga nti igitaramo mwakise nahawe ijambo mukora fiche ziriho abagore kandi iyo ni campaign y'igihugu ni biri muri agenda n'imiyoborere y'igihugu guteza imbere guha ijambo abari n'abategarugori ndavuga nti concept ndayikunze ko ari nahawe ijambo kandi hariho n'abagore uhita wumva ubyumvira mu buryo bwagutse birenga indirimbo ya Dr. Vestine bikaba ikintu kinini kiri politiki yes gishobora gufatirwa muri uwo cadre ariko buriya sinangomba kugifatira muri bwa politiki ahubwo uko guhabwa ijambo byagize iyihefe kuri societe sibyo se nicyo rero ngiye na appreciatingaga so rero nundi wese ushobora ataracyumvise neza wenda akavuga ati n'uburyarya ko baba bazi ko byamera kose umuntu mubanye nabi ngo ko muhuriye kuri platform yizute ariko me I don't care ibintu tuzabisiga dupfe ariko
icyo tuzasiga nicyo kizagira akamaro. Okay, nibyo bimeze ababu ku kibara bibonye harimo amagambo akomeye cyane agiye akoresha tunabigarukaho cyane ariko se ayahese kuvuga ngo hari umwana wo ku gihe yabwiye ngo korana mama wawe numva barasetse. Hari n'undi yabwiye ngo waratsimbuye kuri The Choice ngo boss ni wewe yatsimbuye uzakore nk'ibyo nakoze duhure ndi kugusapotinga. So rero bibaho urumva ashobora kumubaza niyo Bosco akumva biramushoste wenda atewe nuko batandukanye n'iki wenda nuko atifuje kubivuga abonye kirena atifuje kubivuga kuri ibi bintu cyane ariko n'ubundi byanze bikunze itangazamakuru naryo iyo mwahuye ikubyaza umusaruro ko bari bizi neza ko nta handi rizongera kukubona. Okay, nuko bimeze cyane ko wenda mukayesi nakubaza akabazo ndakayekina amatike ko muka twavugana na Jean Paul nyine cyaje muvugana kuvuga ko already amatike mu buryo bwa online ni myanya isigaye yose yarashize. Hari amakuru abafite ku matike ya Vesena Dorcas ku bya bimeze boss ndabimenya ariko numvise harimo ikintu kimwe cya avantage nabo barakimeshurinze ko abanyeshuri bazinjira ku makarita kijyanye no kuyagura byo ntago mpamya ko ntago ndabona fish iriho sold out. So sinzi niba itente yamaze kubona abayijyamo ariko buriya ibitaramo biba byinshi icyambonye ndagiha amahirwe yo kuzuza 100%. nta nagasembe kariya abantu bajya kureba mbonye ubundi baba basinze. Ngiye mfite impungenge ko abantu benshi babigire mu ntara kwiyebera imiryango yabo razabura abantu kuri Noheli se hagenda mani babandi n'ubundi batakwishyura ari bamwe banga ibihenze iyo bihendutse. Anyway tuve tukiri ku bitaramo kwa tuvuza gatoya tuvuga kuri Murinda habi muvamo ngabambajije kuri Niyo Bosco nabivuze mu kwezi kwa 7 n'ubu nibiraba mu kwezi kwa 8 mba nibeshye n'ubu nibiraba ariko abonye ko nabwe ko bwiza azajya hanze. Yego abonye ko uburyo wabivuzemo uravuze uti icyo gihe tukibaza niba ajya muri Kikasi gutarukana kwe na Irene kujya muri Kikasi turavuga tuti natajya i Burayi uri tuwa ajyanywe na Kikasi. So bwiza yamaze kuba released bariya bose bazajya muri show imwe Kenisol Okama Giza bose kandi barabandi soherejwe naboherejwe na Nozana Kikasi wowe ko mako kamerejwe muri bari timitibini muri bari yo nako muri bari freshman agira management nuko yitwa muri bari freshman Kenisol soherejwe na spectacular iyo bense ngo spectacular ufatanye na rushyira muri zaka urakina birabwiraga Kenisol afite ira spectacular yabanje gusohoka mbere y'abandi bose tugira ngo nawe wenyine nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa 4 tutubonye Okama nayo flight ya mbere agiye kugira nk'umuhanzi bwiza nagare ya mbere ko yagiye za Uganda yagiye sinzi ibyo yagiye nabyo ariko undi ejo twabonye bwiza ko yajeho who's next ko batararangira Niyo Bosco ngiye narababwiye Niyo Bosco muzabibona icyo narameka ngashwa ni kimwe no kuvuga ngo ejo azaritse icyo narameka ngashwa azaritseho Kikasi wenda sibyo reka bivuge mu buryo bwa Taito nyuma yo gutandukana na Irene Niyo Bosco agiye kurira indege bwa mbere simbizi mba bwa mbere bwa kabiri agiye bwa mbere agiye ntaho nzi kadusoza kataye kuzaramo joke turi mu by'indege se turi mu by'indege kaje muri Bruce Melody amaze kuyurira abajya agenda n'indege urumva amaze kujya Kampala tuna post inzura mugore we iriya foto nta kintu cyinshi twayivuze mu itangazamakuru urabona nkabira napfa kumenya ibyabyo ubona bigiye kubimbaza yego umuntu umaze imyaka byinshi mu itangazamakuru ufite ama-link menshi ya ma-connection biriya kuki Bruce Melody yahisemo gusohora ifoto nk'iriya ni mu kiriya gihe nk'iki ngiki sinzi impamvu niwe wayisubiza cyane ni uburenganzira bwe yapostinze we n'umugore we mbere nabire wese atoye abona afite tatouage ukaboko ira amatariki yamenyanye n'umugore we urumva irahari nyuma yuko asohora ndi mufunga match n'abakoze media tuwagenda nyine asa nk'uko bimeze hariho itariki yuzuriye kuri mugore si yabisobanuye se akavuga ati itariki n'umwe mubona ari igice ikindi gice kiri ku mugore bivuze iki iraye na madamu se kuki yaje muri kiragiye uvuze ko amukunda ari we yihebeye hari yongeyeho ngo iki ngo warwaye ubusore bwanjye mugabiye n'ubusaza bwanjye yaramuberetse nyine kugira ngo ace amazima myaka 13 ari se bamaranyira hafi 2009 none se ko numvisha utundi dukuru dufite ngo dufite naho bihuriye ngo
sinzi nyine nge mba nabyibishikora ngo bati nzakubaza numve ni kisi n'ubuzima ngo yamwe ngashaka ko yari arwaye oya biravugwa amakuru hari usibye ko ntabwo nayemeza nanjye murabyibishe gutyo nyine binca mu matwi no tubaze melody sinzi ko aricyo yakukubwiraho ntago mbihamenye ntacyo yabivuga ariko amakuru agaragaza avugwa ko melody yaposte inzira foto n'ubundi umudamu watari muri condition nziza donc arwaye kurwara bibaho n'umuntu wese ararwara ariko noneho bisa nkaho ngo arembye amakuru kandi akagaragaza ko bashobora kuba yaramujyanye no mu Buhinde kumuvuza so urumva ko ibintu bitari bito ntabwo ari ibintu wahita ukerensa gutyo message itaraza ya momose yo gucekinga ko muri yakobeje ayahese iyo umuntu abaza amazina tuvuga atageze kuri step ya nyuma kuri phase ya nyuma ariyo tuwe na melody sibyo ibyo ngibyo ruvuze ngo byo kujya mu Buhinde bishobora byarabayeho se konzi yagiye mu Buhinde agiye kwishyura tatuwaje yabyaye muri mu gihe kimwe no mu n'icyamamare bro ushobora kugenda muri izo gahunda nabyo yabikora akavuga ati ibi biracuruza muri media akaba ari byo mbereka okay tugiye kuri melody se rero uzirikane ko umuhanzi atasohoye indirimbo abagomba no gushaka ubundi buryo bwo kuvuga ariko melody arayifiteho icyo gihe ntabwo yari yayisohoye icyo gihe yari afite tuki kuri melody rero n'ubundi ndashaka tumuve ko nabyinshi tuvuga ari ni Kigali yagarutse yavuye yabonye flexible anytime wowe twari tunafite na gahunda yo kudusura hariya rwose nuko bitakunze twari tuyifitanye zigenda zipfa melody nta mutima mubi kandi kabisa courage tubona ko n'undi kiragano cye nyine cyangwa se cyo mu buryo akoramo umuziki we hari ikintu maze guhindura nyine tukumikorere cyane yivugiye amakonesiyo amaze kugaininga ko mbere bitaramo ajya mu mpuzamahanga bigamije kubaka konesiyo ziwe which is good niyo bishavuga ngo Eddie Kenzo uriya muhanzi witwa Matibi bakwanya ndimba itumye ajya muri Grammy nawe yamuhaye link y'undi muhanzi wo muri Amerika nawe ushobora kuzakorana nawe indirimbo who knows twazabona wenda nawe byagenze neza tumuve kuri melody nabonye yageze no mu gihugu which is good yahageze amahoro kandi pe nimugora coach gaherera ko kuri garden hari ku Gisozi yari yaje nawe mu batashye bimyoza imoso nayo ndayavuga kwimwiza imoso nuko nguko anyway kuru aho unisiko bivuye no kwimwiza nabwo mbizi kandi komeza bese ubwo nyine bari kwimyoza imoso ambaye imoso so wahimyoza urayimwiza tukiri aho ngaho tuki kuri melody tunamusoreza aho ngaho sinara kukubaza akantu nabonye hari umuhungu Gaherwe duherukana yambwiye ati nimwe bashaka amakuru ya melody mugiye muyakaye bamwita Eminyawe ejo wundi ngoma hagiye kuri melody tuti yakayeme ni ko icyo gihe Gaye niko yambwiye ngo nyine ngo mwafite amakuru menshi Gaye ndababaye tubive ibyo bya Gaye tuti yakayeme ngo ni wowe yazi cyane nyine nibisanzwe ariko ikimbabajemo nuko se Emi na melody bahuriye nanjye simbizi niko wambwiye ko icyo gihe nasi nabite ukerewe emifata komfite nimero yese nayamwaka gute nzayamwaka kuri telefone nzaba kuri telefone cyangwa WhatsApp azanyimasa ubuse mubajije ni melody yaririmbye ngo icyo aririmba ngo muri nafunga ma wabaza yemi nkamubaza ni akantu kari inyuma yagashobora wapi nose sinakibarije melody si byose nyine fiura kaza akazi tubireke ibyo ngibyo ndimo bajye kuyumva nafunga ma nshiza iyo tubireke tukiri aho ngaho ndi kubyumva si shiza around se numva akse tumani bagirwa mani ushaka kumbaza Emi nakumvaga ni washaka kujyaho none ejo uri na Jean Paul mwagiye muramuvuga byamutuka none byamubabaje kubwe uro hejuru ntawamututse aya mwamwise mani gusoma nyamakuru mani nubwo nuko umuhara ibintu bya muri rubanda mani kandi ariye bafite abantu bamwemera cyane nk'umuntu urenze wewe ngera kwambura credibility yiwe ngo nusoma nyamakuru koko mwarabivuze si mwabivuze se ntabwo twabivuze mwavuze nguki byavuzwe nande egivuze ngo ntimwabivuze nanjye ubukizero ibyo se wari hostinze ikiganiro byavuze ko hostinga ubwo ibyo navuze byose bikuriho ariko turi kumwe none kiriho cyambere kira kiganiro ugifite ubushobozi bwo kukimodifiya nyine tuno ko ibitameze rezo kabikora sinjye editinga sinanjye wa uploading ngiye nkoresha ibiganiro gusa sinyamenya naho biri bugende uko biri bujyeho ngoro musaba imbabazi kuntu mwamusebeje kuri cano ukoraho oya bro wabisasiye nabi nta n'ikintu nabivugaho wavuze ngo naramusebeje mwaramusebeje ko uvuze uruvuga ngo twaramusebeje kandi ntabwo ngiye ndi umuntu ubyuka ngiye gusebya abantu niba umuntu yaramuvuze nuko icyo mwavuze yibye amashusho yanyu kandi umva ko yibye ya Jalas official TV yarayibye yego cyangwa hoye niko mwavuze nge naho nari mari ngo narabibonye wagomba guheraho ugomba kubanza ukareba eske yarayibye ko bahereye aho bavuga ko yayibye cyangwa nuko umusebye
icyo cyarabaye vi twagiye icya kabiri Jean Paul yavuze ko Emi kuri we amufata nk'umuntu utari umunyamakuru sibyo yavuze ati si umunyamakuru afite ibyo yashingiyeho azagenda bimwicaze abimubaze ubwo ati ushingira ku kivuga ko ntari umunyamakuru ko ngo hostinga inshuro zirenze imwe byeshatu samu hostinga kuri channel yabo kuba amuhostinga baranasenga at the same time akagaruka amwita ko atari umunyamakuru arabizi kundusha kurusha ngewe wajya kubikoraho comment kandi umuntu yaje nanjye nkamuhostinga sibyo wowe ahubwo umubwire nongeye ukomporeze Jean Paul ubimubaze oya uri tayari oya ntabwo bamwihorere atavuga ndi magambo none nanjye ngatanza mu kibazo kandi sinshaka kubijyamo urumva icyo nakubwiye nanjye nahita mbijyamo kare nakubwiye ni reka ngiye mpamagara Jean Paul oya oya mwihorere oya kirumba je kirakomeye kirandeba nundi wese udukurikira ashaka ko yabifashe avuga ati abantu bagambiriye gusebya Emi sibyo kandi we na Jean Paul byari kuvuga afite impamvu yabyo bandebe ko Jean aha ntari ariko buriya igihugu yambwiragamo kiragoye nabyumvise ata twitaba wihangane ari muri situation madame allo Yes. Paul wiriwe neza nanone Mwiriwe. bibaye ngombwa ko nongera kugorora kuri mikoro zacu ariko mu bundi buryo uyu mugabo turi kuganira witwa Amosi wanyicaje aha ambajije ikibazo ariko ndavuga nti Jean Paul nawe hari icyo yavuga reka muguha kikwibarize neza ubwo umusubize Jean Paul mwiriweho Mwiriwe. urimo urasubira inyuma se Oya hehe. mu modoka numva imodoka cyangwa urakubaganya Mu mujyi ubonye akantu kose abona ikibanza gisigaye gihenda miliyoni 2 se zabona ikibanza. anyway ikibazo nibaje Jalas kiragira giti urumva hari ikintu muretse kwana na Jalas muvuga ko umutipe yitwa Emi nyawe ngo yabibye amashusho urumva amashusho wabonye nyuma yo gusaba uburenganzira ukabuhabwa bitavuze ko agomba gufatwa na buri wese ngarangije anasibwa kuri kandi mwari mwayamuhayeho mwari mwamayenga kureho none umuhungu byamubaje cyane mwaramusebeje ngo mwamwise ko atari umunyamakuru ibyo bintu nta kuntu ibyo bintu koko urabizi neza ko atari umunyamakuru karajya guhostinga Niko. karame Harya simico waririmbye umunamba. Hari umuntu urusha umunamba imodoka. Kuyitwara se yakuyoza Kuyitwara. ashobora kuba yizi birashoboka Buriya abanamba benshi bazi gutwara imodoka ariko ubushobozi bwo kuba watwara imodoka no kuba ufite uruhushya rukwemerera gutwara iyo modoka. Rero kuba umunyamakuru si ukuryongora. Kuba umunyamakuru ni ukuba mu rwego ni ukuba nyine uri umunyamakuru uzwi ubufitiye ububasha n'ubumenyi n'ubushobozi ariko yaguhostinze kenshi kimwe mu gikomeye ni ikarita y'akazi keretse niba Mika yarabakoreye amakarita ya Mika TV cyangwa se ya 3D TV kandi ariya nayo naho ngaho iyo media iri hari ikarita yitwa Rwanda Media Commission abivuge yikarakase yayikweretse ngewe kode yanjye ni 047 iyo ni kode ifite kangahe wa turi kugenda kuri cyo ariko uburyo bivuze usa nk'umukasa nawe ntabwo namukashije ntabwo ari umunyamakuru bose bavuze ngo ku muryango w'urukiko batanu harinjira umunyamakuru ufite byibura ikarita y'akazi yakwerekana iki wenda wasanga afite ko nawe tuye tumaka ibyangombwa bye Jean Paul nawe tuye tumubaza ibyangombwa bye birashoboka wenda ko yanayifite ntabyo agira nyine erega mba muri bodi ya RMC urumva abanyamakuru bamenya agaciro k'ikarita y'itangaza abitwa abanyamakuru cyangwa se bari no muri uwo mwuga bashaka kuba proud ko ari bamenya agaciro k'itangazamakuru uko bahuye n'amagi urumva uyu mwana w'umusore wakoreraga impanuro Pacifique niwe ni pass ntacyazi ni pass usanzwe no mu paper ubwo yari yarabuze bagiye muri RMC batuye umuntu ntitumuzi urankurikira ndakukurikiye neza cyane sinzi umunyamakuru wigeze kugira ibibazo bafite ukuntu banegereje amakarita bagira ibibazo bakamenya agaciro kayo kandi ntabwo ari Emi gusa ni benshi arudo sinzi inama twigeze guhuriramo kera umuyobozi wa radiyo Rwanda icyo gihe yayoboraga radiyo Rwanda ndabyibuka yarabuze aterega ikibazo uyu munsi gihari hari abanyamakuru n'abanyamakuru ndetse ushatse kuvuga kitegenge ati icyo navugaga nicyo muracyumvisha ntabwo kuba umunyamakuru ari ukuzana umuntu ngo umwicaze muri Great Hotel ngo mubaza gusubiza kuba umunyamakuru
okay uzi procedure zisabwa kugira ngo ubone ikarita ya Rwanda Media Commission byarasaze kuzikubwira rekomandasiyo kuba ufite n'amafaranga batandukanye no kuba utarafunzwe utekereza ko ari rekomandasiyo ya YouTube none se background ya Emi ni iyihe background ya Emi ni Big Town ni 3D ni yawe background ya Jean Paul ni umuseke igihe ni amazing ni bwiza urumva no gutaka nugamye mu bumwesiko urakoze cyane jambo kwaza urakoze umva nkubwire utwaye imodoka ukagonga paperi mufite ukoreshere ukagonga ukoreshereza ugonze kugira ngo polisi itabizamo ukaririra mu myotsi ushatse kuvuga iki muri duweri yanjye nawe mu kijyanye n'amashusho mu rukiko atanafite n'ibyo byangombwa byibura byatuma yicara no se amufasha akabibona Jean Paul mu rubanza rwa Ndimbati yarandikaga yafotoye wowe wite njye naje kumva urubanza sawa nta bifu nawe arabizi keretse niba aca mu gikari Emi umva ujye jya kuri YouTube wandike ngo Imana ijya kundema ni indirimbo uramubona mu rusengero akiri mu mwuka ari umwana muto muto urumva ari muri ayo mashusho ariko nk'umukirisitu ntabwo namukasa dusengana ahubwo ari mu kibuga kitari iki ubu se umunyonzi yajya kurwana n'umushoferi w'ikamyo bapfa inzira umwe afite perimi yitwa kategori E ifite kategori E undi ni umunyonzi nta na provisoire ubwo se bamwajya kuhangana gute urakoze cyane ciao ako ubundi akaje umuntu atwiba amashusho anatwiryeho arumvishije se urakoze sawa uranyuzwe sa turasoreza hanga baje Imana ibarinde